freedom or discipline. Nietzsche and Confucius show us two paths. Which one will you choose? Freedom and discipline. Ukuri ku rubyiruko. Freedom si ugukora ibyo ushaka. Nietzsche na Confucius baratwigisha iki? Ese mubona urubyiruko rushaka iki uyu munsi? Hagati yo kwigenga na discipline. Uyu munsi urubyiruko rwinshi ruragira ruti ndashaka freedom. Ndakora icyo nshaka. Ntawe unyobora, ntawe ungenga. Ni amahitamo yanjye. Ni ubuzima bwanjye bwite. Ariko se koko freedom ni ugukora ibyo ushaka byose? Uyu munsi tugiye kureba uko Nietzsche na Confucius badufasha gusobanukirwa ukuri nyakuri. Ariko se Nietzsche ninde? Confucius se we ni muntu ki? Reka dukurikire. Confucius yari umushinwa w'umuhanga mu myitwarire n'imibanire, kandi niwe wagiye ashyiraho filozofi y'ubuzima bwiza ishingiye ku mico myiza, kubaha abandi no kubana neza mu muryango n'ahantu hose. Izina rye mu Bushinwa ni Confucius, ariko tumwita Confucius mu Cyongereza no mu rundi rurimi kugira ngo byorohe kumenya. Birumvikana Ubushinwa buri mu burasirazuba, ariko Nietzsche we ni mu burengerazuba mu gihugu cy'Ubudage. Confucius rero atwigisha kuri discipline no kuri respect. Ni ukuvuga ngo kubaha, imibanire myiza n'imico myiza. Aravuga ati ubuzima bwiza butangirira ku mico myiza. Nta freedom ishoboka utubakiye ku ndangagaciro. Friedrich Nietzsche yigisha ko umuntu agomba kwihangira ubuzima bwe. Ntugomba gukurikira imbaga blindly cyangwa se buhumyi, gukurikira abantu nk'intama, kugenda buhumyi. Icyo arakirwanya cyane. Ariko hari ikintu abantu benshi batumva. Nietzsche ntiyigeze avuga ngo ukore ibyo ushaka byose. Oya, ntago ari cyo inyigisho ye isobanuye. Yavugaga ko ugomba kuba uwo uriwe, ariko utekereze, wiyubake, ugire intego. Uyu munsi hari uburyo ababyeyi bareraga abana. Umubyeyi akareberera umwana akavuga ati umwana ndabona ashoboye iki ngiki, wamworiyanta muri iki, ndabona byagenda neza. Ariko uyu munsi abana bamwe ntibabyumva. Bamwe bava mu ishuri hakiri kare batarangiza na primaire, abandi bagera muri segonderi akumva akwiye kwigenga, agakora ibyo ashaka, ugasanga yatanye. Ndetse abantu bagerageza kumukebura kavuga ati ni ubuzima bwanjye, ni njyewe ubwanjye ugomba kwimenya, ntacyo ugomba kumbwira. Ariko abafilozofe batwigishe cyane. Ahangaha twazanamo umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye, kandi ukongera ukavuga uti uwishe ntaririrwa. Kuko rimwe na rimwe haba haratambutse inama, inyigisho, impuguro ku muntu, hanyuma babona ananiranye agafatirwaho urugero rubi bakamuciraho umugani. Ariko Nietzsche
yagira ngo umuntu agende mu nzira nziza, abe uwo ari we mu nzira nziza, atari ukugorama. Ikibazo cy'urubyiruko uyu munsi bamwe baravuga ati sinumva ababyeyi bare basaza, ni iby'igihe cyanyu, tugeze mu igihe cyacu, igihe gisobanutse, igihe tugomba gukora ibyo dushatse, nta mpamvu n'imwe, ntabwo tugomba gusubira mu myaka yanyu iyo ngiyo ngo abe ariho dutangirira. Ariko bajya bavuga ngo iki, ngo akungo gakuze niko karyoshya ibiryo. Kuvuga ngo inama z'umubyeyi marigre ko akuze, ariko izo nama zirubaka. Ese mujya mwibuka wa mugani w'umwami w'Abidishyi, aho yari yarategetse kwica abasaza bose, hanyuma ngo umwe mu basore bagenzi be akamuhisha. Hanyuma igihe akoze amahano yo kwibambiraho uruhu, kuko yari yarababwiye ati icyo nzajya mvuga mujye muvuga ngo yego Mwidishyi. Hanyuma ngo bamudoderaho uruhu, ruza kumwumiraho, uko rwuma rugenda rumufata, agenda agagara, noneho bigera ahantu avuga ati rega ndapfuye Bidishyi. Abandi bati yego urapfuye Mwidishyi. Ati nimuntabare Bidishyi. Ati yego nibagutabare Mwidishyi. Ati nyamara ndapfuye Bidishyi. Ati nyamara urapfuye Mwidishyi. Kugeza igihe mbese yatangiye kubirira umwuka. Ariko ngo wa musore wahishe se aragenda aravuga ati papa, umwami agiye gupfa, yidodeyeho uruhu rubisi, none ruri kuma, rwamukanyaze, kandi yaratubwiye ngo icyo avuze tujye tuvuga ngo yego Mwidishyi, none twabuze icyo gukora kandi agiye gupfa. Noneho isi aravuga ati rero njyana, wenda anyice ariko byibuze mukize. Aho umusore aravuga ati none ninkugeze arakwica se afite ubuzima? Wapi, nta buzima yari agifite. Nuko umusaza aragenda, agezeyo ngo arategeka ngo nibashyire amazi mu muvure. Bashyira amazi mu muvure, arangije amuryamishamo, noneho uruhu rutangira gutumbama, rutangira koroha, noneho rworoshya amakare, rutangira kumubambukaho, bararuca, nuko bamukuramo. Noneho arangije ngo abona ko yakoze amakosa yo kwica abasaza bose, kuko yabonye ko abasaza ari bo bafite ubwenge kandi bafite ibitekerezo byakiza abantu. Ngo nuko agororera uwo musore kandi agororera n'uwo mubyeyi. Icyo nica arwanya ni ukugendera mu gikundi, ukagenda utazi ibyo ugiye gukora. Banza umenye ngo iki gikundi kiranjyana gukora iki. Ese turagera kuki? Ni iyihe nyungu y'ibyo tugiye gukora? Ni ikihe gihombo cyangwa ingaruka zishobora kuva muri ibi ngibi? Noneho bigatuma hari ibyo udakora, kubera ko wabaye uwuriwe. Ugomba kuba uwuriwe, utagomba kuba uw'abandi bari. Dufate urugero, abantu bari kunywa urumogi, barumva ari uburenganzira. Ese nta kuko uba mu gikundi cyabo uzarunywa? Oya, wowe uri uwuriwe. Hitamo icyo ugomba gukora, kandi cyiza, kinyuranye n'ibitekerezo bya benshi bashobora kugwa mu mukokwe kandi bafite amaso areba, baragenda buhumyi. Ariko wowe humuka, urebe neza icyakugirira umumaro. Nicyo Confucius yigisha. Ibyo mbivugiye ko uzabona abana cyangwa se abatangiye kuba ingimbi n'abasore bakubita abarimu babo, bari kubigisha bati munyure muri iyi nzira, iyi muri kunyura ntago ari nziza. Ati njye ntago nshaka kukumva, urambwira iki? Ababyeyi muzabona abana bakubita ababyeyi,
ntago bashaka ko babakosora, ntago bashaka ko babwira ati inzira urimo ntago ari nziza. Iyi ntago ariyo freedom Nietzsche yigisha. Oya, ahubwo iyi ni confusion. Hari akazina keza abantu bafashe ngo n'aba.com, ariko kuba umu.com utazi aho ugana, udafite icyerekezo, udafite intego y'ubuzima bw'ejo hazaza, ntago kuba uri umu.com bikubuza kwinjira muri gereza kubera amakosa wakoze. Reka nkubwire icyo Nietzsche yakwigisha. Nta muntu ababyeyi batoza kuba perezida, nta n'uwo babibwira ngo azabe perezida, ariko hari umwana uvuka akavuga ngo njyewe nzaba perezida, kandi akabiharanira akabigeraho. Aba yiyumva icyo ari cyo, ikimurimo kiba kiri kumukoresha. Dore inama ya kigabo. Aba bagabo bombi bagira inshuti zawe, Nietzsche na Confucius. Umwe aba impanga y'undi mu buzima bwawe, uzagera kuri byinshi, uzabaronkeraho byinshi, kandi ubuzima bwawe buzahinduka. Twongereho kwizera kubonerwa muri Kristo. Impamvu mvuze gutyo, bamwe bashobora kuvuga ati ese kuki atabanje Kristo? Tubanza kubaho, hanyuma tukizera, tumaze kumenya ibyo twizera. Twizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu twari turiho, hanyuma twakwigishwa tukamwakira mu buzima bwacu, akaza akabuhindura. Niyo mpamvu mvuze ngo Friedrich, Confucius babe inshuti zacu, hanyuma Kristo aze ashimangire ubuzima bwacu. Kandi si iby'urubyiruko gusa cyangwa bibi by'abakiri bato gusa. Ntimuzi se abakuze bijanditse mu byaha, kandi uyu munsi bikaba biri kugira ingaruka ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abandi. Niyo mpamvu twese bitureba, waba uri muto, waba uri mukuru, twese biratureba. Ikibazo ni igihe bitugereraho. Ese tubyize ryari? Cyangwa twabyize ryari? Ese tubyize twarabisobanukiwe, twamenye icyo bitubwiye? Niyo mpamvu uyu mwanya duhari kugira ngo dufashanye gusobanukirwa n'icyo abagabo bamwe bahinduye isi bavuze. Dore ukuri nyako rero, reka tubivuge mu buryo bworoshye. Nietzsche aravuga ati buwuriwe Confucius, ariko ube mwiza ku bandi. Ibi bivuze iki? Freedom kongeraho discipline, ubuzima bwuzuye. Freedom idafite discipline iba ari akajagari. Discipline idafite freedom, ubuzima budafite igisobanuro cyangwa budafite agaciro. Ariko iyo ubihuje, uba umuntu wigenga ariko ufite indangagaciro. Message ku rubyiruko rero, ntukavuge ngo ndakora ibyo nshaka, ahubwo vuga uti ndahitamo neza, nzi ingaruka. Ntukange inama, ahubwo jya wiga kuzisesengura. Ntukabe umurobere, ba umuntu ufite icyerekezo. Nietzsche na Confucius baratwigisha ko kuba free bisaba kuba responsible. Menya impamvu yo gukora ibyo ugiye gukora, si ugukora ibyo ushaka gusa. Murakoze cyane. Subscribinga, kora like na share kugira ngo dukomeze twige filozofi ihindura ubuzima bwacu.